n'amafaranga ufite ukabona batazamugwa ukabwira umukobwa ati njereka nguzane nziyaranza nyuma turagenda ku kagoroba abakobwa mwagiye mwihagararaho nibo batwari mu ijoro ntabwo twakwihagarara kuko turagwiriye abagabo ni bake twakwihagararaho turi benshi abagabo ni bake ariko se iyo mibare muyikura he iyo mibare tuyikura he tuyikura uko tubona ikirere gihagaze none ushobora kuba mwarabyemeye mwitwa ko ngo muri bakeya mutazabona abagabo twarabyemeye rwose nkabona abakobwa benshi baheze iwabo nakanga bitewe umukobwa urengeje imyaka 16 bamwita rumarindwi rumarindwi maze ubwo nizamu zaza kurushereka zikabura n'abazicana umaze nk'umukobwa ufite imyaka kuva kuri 20 kugera kuri 40 urumva uwo nguwo ntiyabona uko aricara aba ari umugabo mu bantu niko wowe rumarindwi n'iki rumarindwi ni umukobwa uba umaze nk'imyaka nka 30 umusore atari yamubaza akazina akabaho akiheba yabona amaze imyaka nka 30 batari bamubaza akazina umukobwa wari waba rumarindwi ndi rumarindwi mbonye n'uwajyana abuze n'uwambwira n'akazina n'uwambaza niyo mvuga uyu ukomoka n'abangana ubu wamubaza akazi urabona akamwitwara hari ikibazo cyabambora wabugiriye neza nk'ubu ndunze nk'uduhumbi 100 naragiye nkagura nk'utubati bwagiye cyo gukoresha ubukwe urumva n'ibintu byadukonzoma ngashaka n'udutuna tukubaka bundi tugashingiranwa hari ikibazo mu mutungo nanjye naba mfite nakugura nshima n'Imana yuko nkuye mu bugumba kandi ngashimira n'abagenzi banjye yuko babona umugabo nkanje wowe sasa radiyo Rwanda ikuboneye umugabo iguhaye umugabo